Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifam TV. Reka twizere ko muri hose mumeze neza. Ruhango, umugabo yatewe icyuma ubwo yafatwaga ari gusambanya umugore w'abandi. Mukomeze mudushyigikire mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha. Kuri wa 16 Kandama 2021 hagana saa 3 z'ijoro mu murenge wa Mbuye mu karere ka Ruhango, umugabo witwa Dushime yatashye mu rugo rwe asanga umugabo witwa Ubarijoro ari kumusambanyiriza umugore we bita Batamuriza, ahita agenda azana icyuma arakimutera. Mu gitondo aho ibi byabereye bahasanze imyenda ya Ubarijoro yari yambaye iriho amaraso ndetse n'icyuma cyakoreshejwe. Gusa Ubarijoro we akaba yaburiwe irengero, igikomeje kwibazwa niba gihumeka umwuka w'abazima. Amakuru aturuka mu baturage bavuga ko nyuma yo kumenya amakuru mu gitondo bakurikiranye amaraso ya Ubarijoro ngo barebe ko bamubona, ariko ntibamubona. Inzego z'umutekano zo zamaze guta muri yombi Dushime wateye icyuma ndetse na Batamuriza wasambanywaga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mbuye Kayitare Welasi yavuze ko aya makuru bayamenye aya makimbirane yakomotse ku busambanyi, ndetse ko bakomeje gushakisha amakuru ngo ukuri nyako kuri iki kibazo kumenyekane. Birababaje cyane kandi biteye agahinda gucana inyuma mu ngo bireze muri iki gihe, yaba ku bagabo se cyangwa ku bagore. Ikibabaje ni uko abajya kubikora baba batabanje no gutekereza ingaruka mbi zishobora kuvamo. Nk'uyu nguyu wazanye umugabo w'abandi mu rugo rwe kandi azi neza ko afite umugabo, nabanje no gutekereza se umugabo wanjye aje akadufata byagenda gute, niki cyaza kuvamo nyuma. Ni ibintu nyine abantu baba bakwiye kubanza kwibazaho mbere y'uko igikorwa runaka kiba. Nubwo ari ibintu rwose bitemewe mu ngo z'abashakanye, baba bagomba kunyurwa bakabana mu mahoro. Murakoze, mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha.